hari abantu bahasorinze, hari abantu barwanye kugira bagira aho bagera. Just kuba baguhaye gatuti kamwe ukabwiriza ukumva amavuta yaje ugatanya nta kintu bakivuga ibintu uri gukina nabyo ntubizi. Uzi impamvu twatakaje ikintu bita ona, kumvira abimana yasize. Niyo mpamvu mundebe ngiye kuvuga ikintu gikomeye, niyo mpamvu resulta z'amavuta y'abimana yadushize imbere twazibuze. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Ndebera mugenzi wambwiye gahunda no gufashwa vuba vuba kugira ngo dukomeze dutarame. Ubimubwiye nkaho mufitanye ibibazo, musekere umubwire ngo gahunda no gufashwa vuba, ubundi tugatarama mu izina rya Yesu. Amen. Tuzamuke kandi tuvuge ngo haleluya. Zamuka kandi uzamura ibiganza ngo haleluya. Ndashaka kubona ibiganza by'abinyuma tuvuge ngo haleluya. Amen. Now bampaye topic isa nk'igoranye ukuntu, ariko ndazi ko tuza kuyiganiraho. Nta bundi budasanzwe igoranyemo, ahubwo nuko abantu benshi batajya babivugaho, n'inyigisho zitajya zikunda gutangwa mu maeglise. Bambwira ko nza kwigisha bampaye no topic n'icyanditswe tugiye kwiganaho. Ndazi neza ko hamwe n'umwuka w'Imana, Imana iza kudufasha ubundi tukabyanderstandinga mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Abaheburayo 13:17. Ndashimira abavuye kuri church wanjye twagendanye. God bless you. Nabonye n'abari inyuma, Imana ibahe umugisha kuza kunshyigikira. Abaheburayo 13:17 nimba nabona icyanditswe kuri screen, ubundi tugasoma mu izina rya Yesu. Aha, biravuze ngo dusome twese hano. Ni mujye Bibiliya hano, dufite iterambere mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Murebe hano twagiye dusome 1 2 3. Aha, igitangaza kirabaye mwizi ikigoroba. Abizi ikigoroba tuvuge ngo amen. Okay, twese abizi igitondo twagiye 1 2 3. Aha, mwumvire ababayobora mubagandukire, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazagira gute. This is very powerful. Nk'abazayi babazwa. Nuko rero aha mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagira gute. Mwani magambo kugononwa birashoboka muri uyu murimo. Akanajya ngo tuga ariko icyanditswe nagikunze. Reka twongeye dutangire. Mukanya turaje twiga ubundi dusenge, ubundi dutarame. Mubwira mugenzi wangu tugiye gusenga mukanya. Bumutegura n'inzaza zano zaza mbasengesha by fire by power. Tuvuge cyane ngo amen. Aha, twagiye 1 2 3. Aha, mwumvire ababayobora mubagandukire, kuko aribo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa. Akantu gakurikira karakomeye. Nuko rero mubumvire kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akangononwa kutagira icyo kumarira apana abakozi b'Imana. Mwebwe mugomba kubikorera. Tuvuge cyane ngo amen. Mu Cyongereza ntago bakoresha ijambo nk'abazayibazwa, cyangwa se ntago bakoresha, nimba nabona NKJV cyangwa se NLT version. Austin, are you there? Okay. NLT. Can I get NLT please? For those rulers of you. And be submissive. Nicyo bita submission cyangwa se submission, kuganduka. Obey. Nakunze kano kantu. Obey your spiritual what? Leaders. Mu Cyongereza cyiza barabiclarifyinga, murabyumva ariko barabisobanura neza bikumvikana. Obey your spiritual leaders, not your bosses only. Apana bakoresha gusa, no. Ababyeyi b'umwuka, spiritual leaders, ababayobora mu buryo bw'umwuka. So biravuga ngo mubumvire. Hari umuntu ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana? Bibiliya ijambo ry'Imana, apana Bibiliya yera. Yes, iriho. Nakunze amagambo nkunda. Ni byiza iyo usoma Bibiliya gushaka amaversion atandukanye kugira ngo wumve context. Bakristo murabyumva? Mwarize ndabizi biba byiza kugira ngo wumve buri version, kugira ngo wumve uburyohe burimo. Ngo mwumvire ababayobora
kandi mwemere kugengwa. Kugengwa, yes, mbivuze neza? Aha, mwemere kugira gute? Revera, aka niko nashakaga. Donc mwemere kugengwa nabo kuko aribo bashinzwe ubugingo. Wumva ikintu gikomeye hariya mu Kinyarwanda muri ko batakoresheje ubugingo, bavuze ngo nk'abazabubazwa, nk'abazabazwa ubuzima bwayo. Ariko hano muri Bibiliya ya ijambo ry'Imana bakoresheje nk'ubugingo. Aha, kuko aribo bashinzwe ubugingo bwayo. Mu yandi magambo, bafite responsibility ku buzima bwanyu bw'umwuka. Akantu murakumvishe? Ndebera mugenzi wawe umusekere mubwire ngo ugiye gufashwa mu izina rya Yesu. Ariko mufitanye ibibazo n'uwo muntu mwicaranye. Ariko abakristo musekere mubwire umunyeganyeze mubwire ngo ugiye gufashwa mu izina rya Yesu. Mubwire barakuncungishije, ntuhaguruke, nturangare, ntujye muri telefone. Ugiye gufashwa mu izina rya Yesu. Mwumvire ababayobora kandi mwemere kugengwa nabo kuko aribo bashinzwe ubugingo bwanyu, bakazabubazwa n'Imana. Mwabonye ukuntu versions zitandukanye. Bo bakoresheje nk'abazabubazwa, azifu bishobora kutazashoboka. Ariko none hano baravuze ngo bazabubazwa n'itegeko kw'Imana. Rimwe izabicaza ati ubugingo nagushize imbere, sobanurira wabukoze iki. Mu yandi magambo, aba ba spiritual leaders, aba babyeyi mu mwuka, ndaza gukoresha ijambo ababyeyi mu mwuka cyane kugira bize kumvikana. Aba batuyobora n'itegeko Imana izababaza abantu nagushize imbere, mbwira wabakoresheje iki, byagenze gute. Niyo mpamvu biri tubwiye nkatwe inshingano nyamukuru ngo tubumvire nk'abagenga ubuzima bwacu. Turi kimwe? Basoje bavuga kugira ngo mubumvire, kugira ngo babakorere. Wabonye ko bagomba kudukorera? Babakorere bagize gute? Bishimye, batinuba. Mu yandi magambo, iyo wumvira ababyeyi mu mwuka babikora banezerewe, bishimye. Mu yandi magambo, bibarinda kwinuba. Wumve? Kuko babakoreye binuba, mwe nta kamaro byagira gute? Reka tugane ijambo ry'Imana rero. Komera Yesu amashyi menshi. Ariko nkunda ijambo ry'Imana mwabantu mwe. Hari abantu bakunda ijambo ry'Imana bare bavuga ngo amen. Now, bama iyi topic nayikunze cyane, niki cyanditswe sinjye wagitekereje n'ubuyobozi bw'itorero. Uzi impamvu nuko ndajya mwese mukurikire please, ntihagire urangara, ndakoresha imitwa mikeya and then we pray. Itorero, umumaro w'itorero, iyo umukristo amaze gukizwa, reka ntangira aho ngaho. Iyo umukristo amaze gukizwa, hari urugendo agomba guhita kurikira. Urwo rugendo nitwo twita urugendo rwa transformation, nirwo twita urugendo rwo gusa na Kristo. Kwakira Kristo, ahubwo kwakira Kristo ni impano y'agakiza biba bikuzaniye, bikaguhesha impano y'ubugingo buhoraho tubonera muri Kristo Yesu, bikaguhesha identity nshyashya yo kwitwa umwana w'Imana, and then bikakwinjiza noneho muri maturity. Niyo mpamvu ndajya mukurikira neza, igihe Yesu yaramaze kubona inshuti ze cyangwa se abigishwa be, bise inshuti kuko ajya kujya mu ijuru, yavuga ngo ntimuri abigishwa banjye, ntimuri abagaragu banjye, ahubwo muri inshuti zanjye. So mu yandi magambo, bakoranye urugendo rw'imyaka 3 n'igice. Icyo Yesu yakoraga nta kindi, yabahaga ku mwuka we. Icyo yabakoraga, yabahaga imitekerezo ye, nicyo twita discipleship. Now, kugira ngo umukristo akure mu mwuka, ntago ukenera Imana gusa. Ukenera ko Imana igushyira under someone. Ukenera ko Imana igushyira munsi y'umuntu runaka. Iyo nshingano yawe yo kuba munsi y'umuntu nukugira ngo umwumvire, kugira ngo akugaburire. Mbona uburyo abakristo badaha agaciro uyu murimo, njya mbona uburyo n'abantu b'isi nabo badaha agaciro uyu murimo. Ariko ndajya mbabwiza kuri bene data, uyu ni umurimo w'agaciro. Uyu ni umuntu uha abandi bantu ubuzima. Uyu ni umurimo utuma abantu bendaga gupfa bongera bagasubizwamo ibyiringiro. Uyu ni umurimo utuma uwumvaga birangiye yagera mu nzu y'Imana akumva imbaraga zo kongera kubaho ziragarutse. Mu yandi magambo, nta kintu kibaho kiruta umumaro w'itorero. Tuvuge cyane ngo haleluya. Umurimo w'itorero ukora
ukora mu buryo spirituel, ugakora mu buryo bwa emotional cyangwa se bw'amarangamutima, ugakora no mu buryo bw'iterambere. Tuvuge cyane ngo haleluya. Reka babwire kandi nta gihe na kimwe Imana ishobora kukugeza ahantu itarabanje kuhageza imitekerereze yawe. Imitekerereze yawe ihindukira, ntabwo ihindukira mu rugo, ihindukira mu nzu y'Imana. Uko ugenda wigishwa, uko ugenda uganirizwa, hari ibintu biba biri guhinduka. Uko bihinduka niko winjira mu cy'Imana yagize gute, yakugambiriyeho. Reka mbone kubwira aka kantu, kubera ibikomere biba mu matorero, kubera hari ukuntu n'abantu uyu mugoroba ndaza kuvuga ibintu bikomeye, munyihangane kubera ino topic. Ndaza kuvuga ibintu bikomeye, munyihangane kubera ino topic. Ndabizi iri very sensitive, ariko nanone hari ikintu abakristo mugomba kumenya. Itorero ntago ari holy place. Itorero ntago ari ahantu hera. Muramurikira neza. Hari kubera ibikomere biba muri church, kubera abantu baba muri church yankomerekeje. Uyu munsi dufite abantu batagiterana ngo no ngenza zansengera mu cyumbi wanje kandi Imana izazihansanga. Mama wahasengera ariko urakomeretse. Reka mbavuga akantu gakomeye, hari ibintu Imana itakora uri wenyine, Imana ikora abera bateranye. That's it. Paul aravuga ngo uko wa munsi urushaho kwegera ariko murushaho kugira gute. Ndababaza kugira gute. Uyu munsi dufite abantu bivumbuye kumango no sinyishaka kujya mu baririmbyi, no barankomereke, sinyishaka ngo ibintu byaca. Hari n'abandi ngenza zanza nicaranyo mfashwe n'indangiza mpita ngenda. Urakomeretse, uri muri emergency, uravirirana. Noneho kandi ubwo revera kandi ubwo akabikora agira ngo ari guhima abantu. None se reka nkweretse, igihe wahimanye wabonye umurimo warasubiye inyuma cyangwa warazamutse. Reka mvuga aka kantu, nta muntu kamara mu nzu y'Imana. Umurimo ni uw'Imana. Uhari umurimo wagenda, utanahari umurimo wagenda. Icyo ni ikintu ugomba, kuko hari umuntu wibeshya bati ngo no ngiye ndi inkingi ikomeye y'uriya rusengero. Umunsi wagiye nibwo uzamenya ko utari inkingi. Inkingi ni imwe, ni Kristo. Tuvuge ngo amen. Kuko ntanga gutya cyane, kuko bigenda gutya cyane, ngomba kwempoza. You are joking. Nago hano tuyoborwa na demokrasi. Murangurikira? Nago tuyoborwa nuko wabyutse. It's a spiritual thing. Ni ibintu by'ubumana, ni ibintu by'umwuka. Ndaza kuvuga ibintu bikomeye. Tuvuge cyane ngo amen. Tuzamuke cyane tuvuge ngo amen. So iki ni ikintu gikomeye buri mukristo wese agomba kwigishwa akagira understanding. Tuzamuke tuvuge ngo amen. Paul arabivuga ari gutoza itorero, ari kwigisha itorero. Aravuga ngo mwumvire ababayobora, mubagandukire kuko nibo bazabazwa. Uzi impamvu? Iyo muri leadership iri spiritual nkingiyi hatakayemo ikintu cyitwa obedience cyangwa se kumvira cyangwa se submission, umukozi w'Imana akora umurimo w'Imana ari frustrated. Muzi ikintu ushaka kubereka? Reka mbahishurira akantu gakomeye. Maze imyaka mbwiriza ibi bintu, sibyo? Mumbaraye munyumve neza. Revera, hari ikintu naje gusanga. Uyu munsi arabakristo bakivuga ngo mbekera ko habagaho ibitangaza, kera ko twabonaga umuriro, kera byagenze gute. Iki kibazo niwo ugomba kukibaza ukanagishakira n'igisubizo. Uzi impamvu? Iyo umuntu atabaye honored, iyo amavuta atubashwe, ntagatanga resulta. Dore ikintu cyabaye kubera gutakaza kumvira. Kuko ntago uba wumvira njyewe, no, uba wumvira iki Imana yansize. Reka mvuze ikintu gikomeye. Muzi ko Imana gutoranya abakozi bayo, igasiga abakozi bayo, ikabambika ubwiza n'izindi imbaraga, ntago ari kubw'inyungu zabo, ni kubw'inyungu z'abazabakurikira. Murangurikira? Kuko iyo umwaje akabwiriza agasengera abantu bagakira, imbaraga z'Imana zigakoreka, we nta kintu abayunguka mu buryo bufatika. Ahubwo ikimuriho nicyo kiba kiri ku blessing abantu. Itorero ry'u Rwanda mugomba kwiga ibi bintu. I know I'm communicating to Fosqare, ariko hano ndi no kuvuga mu isi y'umwuka mu gihugu cyacu. Nimba hari ikintu itorero rigomba kongera kugaruka, nukongera guha agaciro abawe bayobora mu buryo bw'umwuka, nukongera guha agaciro abakozi b'Imana, nukongera kumvira no kubaha babandi wigiyeho. Uyu munsi dufite generation
yakijijwe nyuma batazi iby'amacaca uyu munsi nibo abantu bari kuvuga n'aba bashumba b'uyu munsi ndakavuze baragusengera ariko nta gikoreka. Uzi impamvu? Iyo bagusengeye umutima wawe ushobora guca bugufi upfukamye ariko umutima wawe uhagaze nukuzuza umuhango gusa. Uzi impamvu? Ntago ayo mavuta ashobora kuba yakora. I'm telling you. Uraza ugaca bugufi nsengera mubajya kumuvuga ba mbere niwe ujya kumuvuga. Njye mbona ameze gutya bimeze gutya ukujya kumuvuga ukagaruka nsengera ntibishobora gukunda ntibikunda. Ikibazo oya amashyi naje niteguye kaza kubura ndabizi amina ziraza kubura ariko muragomba kumva ibintu kwitorera. Munyuve bwoko bw'Imana. Itorero ry'u Rwanda tugomba kugaruka kuri uyu murongo wo kumvira abatuyobora mu buryo bw'umwuka. Atari ibyo we are dying. Atari ibyo nta resultat turi kubona. Uyu munsi abantu benshi bavuye mu rusengero bamwe kubera iki? Bamwe barasenga ntihagire ibisubizwa, abandi it's as if ikirere cyababaniyeho no kugira ngo usenge mu rugo gusa. Uzi impamvu? Warwanyije amavuta. Dawidi yigeze kubona opportunity yo kwica Sauli. Uzi kuno yavuze umuntu wamuhigaga ngo amwice, uwamuhigaga ngo amwice abonye opportunity bati sinakora ku muntu wasizwe. Uzi impamvu? Wasizwe adiringana n'uwamusize. Rero ikintu kiye yakintangaza utekereza ko kuba ugenda uvuga nabo umukozi w'Imana iki Imana yamushyizeho kizamuvaho kubera amagambo yawe. You are joking. Uri gukina. Iki Imana yashyize ku mukozi kiraremereye nawe ubwiwe kiramuruta no mu mafuti ye Imana ishobora kuba yamuhagararaho. Nicyo cyabaye kuri Aroni na Miriam. Ntago mubyibuka batinyutse kuvuga Mose. Icyanangaje kuko Aroni nawe yari yaraswizwe ntacyo yabaye. Uzabaza ibyabaye Miriam. Komeza ujye wishinga abana bafise gutya byageze gutya byacitse niyo wamufatana ikizibiti birebe wikomereze. Si ibyaho byo kujajinga. Ikibazo abakristo bo mu misi ya nyuma twabaye abantu bajajinga nitwe bacamanza. Abakozi Imana byagenze gute? None uburyo mutuvuga nimumara kujya kumutuvuga kuriya sibyo? Ariko nanye mbaboneyeho ni mujya mumara kutuvuga kuriya none mujye mudusengera tubabera nkuko murabera. Ako kakarumvikanye wowe kuko uri umwere ujye udusengera Mana ubwete mugira umwere nko kuba nkanye. Reka mbabwize ukuri duhagaze hano tukavuga ibintu mwaje kutwaturira umuriro wo kwaka ariko ubonye icyanjye kimwe nzi ibyawe 50 birakunaniye kumbikira ibanga. Ndabohotse. Uzi impamvu? Shobora kuba mfite intege nke umukozi Imana runaka kuko ntago turi fera beto turi abantu. Ikibazo cyacu natwe abakozi Imana hari ukuntu twitwara nkaho dutuye mu ijuru tuba tuvuye mu ijuru. Ngewe simvuye mu ijuru mvuye samuduha aho ntuye. Murankurikira? Hari ukuntu natwe twitwara marasopa uwaguso kiba ukumva no man uri umuntu. Hari ubuntu bw'Imana bwagutoranyije, hari umuhamagaro w'Imana ukuriho ariko uri umuntu wakosa. Mbone no kugira inama ababene data bakoze Imana tureka kwipresenta nkaho turi abanyamwuka cyane turi bifejuru. No, we are human being. Turi abantu twakosa twagira intege nke. Bakristo namwe nigihe kigeze ngo mumenye pastor si fera beto n'umuntu. Uko wagwa niko nawe wamusanga nawe yaguye. Ikidutandukanyije niki? Ni bwa buntu bw'umuhamagara Imana yamuprashijeho. Kandi kuba yacitse intege ntibivuga ko ubwa buntu bumuvaho jamais. Oya nushaka ntuyakome ntacyo bitwaye. Ariko uyu mugoroba tugomba kwiga mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo haleluya. Bitangiye kuza tuzamuke tuvuge ngo haleluya. Reka mbabwize kuri bene data nitutiga iki kintu church y'u Rwanda tuzahora dusafaringa kubera iki? Abahanuzi Imana igenda iduhagurutsa nitwe ba mbere tubiyicira. Igihe yes papa reka nkwereke muri buki gihe Herode yarwanyaga Yesu akivuka ibaza umwana w'imyaka 2 n'igisaza cy'imyaka 70 na ibaza abandi 2,000 birenga 700 barapfuye kubera gahungu kamwe gusa. Uzi impamvu uyu munsi abakristo b'iki gihe basiga barabaye ba Herode.
biyicira abahanuzi Imana bahagurukirijemo. Uyu munsi bamwe muri bo bagiye hanze y'igihugu bari ku benefisa, abanyamahanga bari ku benefisa ku mavuta Imana yabahaye. Kubera iki? Ntituzi kubakunda, ntituzi kubasengera, ntituzi kubasapotinga. Iyo wamubonye acitse intege uramwambika, uramusengera, uramukuvura, kuko igisebo cye nicyo gisebo cyawe. Iyo abanyamahanga badutuka, murebe iby'abarokore, ntago batuka Jackson cya Pastor runaka, nawe bagushyiramo. Ni igihe kigeze, kandi bimbabwira ntiwabyumva mu yandi madini nashatse kumeshoninga. They cover, barahisha, suko batagira intege nke, suko barabikora, ariko they cover, barahisha. Ariko twebwe umuririmbyi yishimira kwambura undi busa, undi muntu ababye mu Imana tubabarira. Hano ndi kudiningana n'aba spiritual leaders n'abakristo. Reka mbabwize ukuri, iyo bakoze umurimo w'Imana bigononwa, mwebwe ntacyo bibamarira. This is a clear by muzajye kubaza Bibiliya ntimuzambaze. Iki ni ikintu dufite abashumba benshi bafite akangononwa mu mitima yabo, ntibavuga. Agusengera avirirana, agusengera ibyo agusengerana atabivanye ku mutima, just ari ukukwikiza. Ugataha nta kintu cyakoretse. Uzi impamvu? Uje kumubwira uburyo ukeneye visa yo muri Amerika, abana be baburaye. Do you think aragusengera iki? To be honest. Erega niyo bavuga ngo bakwaye batubuzi, babaye bateka mutwe, nta mukozi w'Imana utangira ari umuteka mutwe, nta ubaho. Nimba nawe uzi ko bishoboka, genda utangiza uzambwira. Ntago bibaho, ahubwo ahindukira mu nzira, amaze gutangira guhura n'ibikomere by'umuhamagaro, hatangiye guhura n'amagambo, hatangiye guhura n'amacumu. Ndahanura mamagara amazina ngira gutya na gutya, abana banjye baraburaye. Ni gute ntago tekinika ngo guvamo 500,000 wanze kuyamuha kuneza, none atangiye kugutekinika. Kandi igitangaje, iyo babatekinise papa barayatanga. Uzi yahuye na sopai ni niwa mu rusenge nk'urwo rufite stability, kuyatanga ni ikibazo, ariko banze wumve ni niwa. Bagutekinika ni bibazo biri hano hanze nibi. Utekereza ko service nk'iyi kuba kugenda nk'iyi service, uzi umuriro ushobora gusunika ino service y'amasangana nabareba gukuntu mwasirimbaga. Uzi amafaranga ashobora kugenda kuri service imwe ariko gutanga make nta nubwo byakabereye bamwe umutwaro. Uzi impamvu? Mbifashe nka responsibility, unakabifata make tukwegeranya ibintu byakoreka. Mwabonye amafaranga yasohotse muri cya giterane cya Joshua? Sinari mareko nabonye amasheke, naje dimashe mu gitondo. Mwabonye amafaranga yasohotse? Ikibazo abakristo ubu hari abantu batekereza ko ari prank. Zira sheke zari nago zari prank. Ni real, ni ibintu bifata. None ari nama kibashiragaho. None se avaye. Nasi ibyo bakoze ni byiza cyangwa si byiza? Voilà. Ba Fosqare nigiye mumenye mugeze kugira ngo muha agaciro iby'Imana yabahaye. Nukuri kose ko Imana yabahaye famille bishop, ko Imana yabahaye reverend man, numugisha. Bajya bavuga kantu ngo ni mu Kinyarwanda umugani ngo uwambaye ikirezi mama, uwambaye ikirezi ntamenya ko umunsi wavuya nibwo uzamenya agaciro aha hantu hari hagufitiye. Abantu bari muri diaspora babyandika hari uyu munsi arabifuza nimujye baratravelinga baje hano ari urundi rukundo, babakumbuye bumva bagiye gupfa. Kubera iki? Ibihe bagiri hano nta handi barabigirira. None uri kubyinjoyinga, uri kubitera. Ndebera mugenzi wa musekere mubwiye ngo ubaho ukuyobora mu izina rya Yesu. Munyeganyeze mubwiye ngo ujye wubaha abakuyobora mu izina rya Yesu. Atirise mumase kumva concept ya message yanjye. Now najya mvuga ikintu gikomeye hano. Buri muntu wese hano nanditse kantu, before God builds a man, he places him under man. Mbere yuko Imana yubaka umuntu ibanza kumushyira under y'umuntu. Iki ni ikintu buri muntu wese agomba kumenya. Mundebe muvuge ngo haleluya. Muzamuke muvuge cyane ngo haleluya.
reka mvuga aka kantu. Ahantu Imana ishaka kukugeza, muri kundeba, ahantu Imana ishaka kukugeza, ahantu Imana ishaka kugutwara, ntibizakunda Imana itagushyize munsi y'umuntu runaka. Kuko aho ushaka kujya, aho Imana ikujyana, ntago ari we wa mbere ugiye kuhagera, hari abahageze kukuruta. Ikintu Imana ibigukorera igushyira munsi y'umuntu ni ukugira ngo ikugabanyirize ibikomere n'ibyo uzicuza. Kandi ntabwo mukumvishe, Imana igushyize anda y'umuntu, munsi y'umuntu runaka, ibishaka ko ugabanya amakosa uzakora muri urwo rugendo, ukazanagabanya n'ibyo uzicuriza muri urwo rugendo. Reka mbaho urugero, turi kumwe tuvuge ngo amen. Tekereza uri mu ishyamba, fata my imagination yawe, tekereza kuri mu ishyamba, ishyamba ry'inzitane. Ishyamba waribonye, byakugora kugenda bisanzwe kubera ko ugenda uca inzira, siko bimeze. Noneho uhita utekereza umuntu ugukurikiye, muri mwe babiri ninde uzihuta? Nukurikiye inyuma. Dore ikibazo abakristo dusigaye dufite, ntidushaka gukurikira, turashaka badukurikire, kandi nta n'imbaraga zo guca inzira dufite. Aho kantu kanumvikanye. Twese hano turashaka, no sinshaka kujya, no nanjye ndunyumvamo, hari ukuntu maze kubyumva, hari ukuntu Imana imaze kunganiriza, hari ukuntu maze, twese turashaka kujya guca inzira. Ariko Imana yareba capacity y'imitekerereze, yareba capacity y'umwuka, ati wo mwuka wawe capacity ufite nta n'umuntu waheka. Byonyine gusengera umuryango, umugabo n'abana babiri, byakubijije icyuya, uzikorera umutwaro w'abantu 2,000. You can't. Hari abantu hano wahagushumba itorero iminsi 3 nanjye, amasaha 3 akaba yabivuyemo hano muri rusengero. Kuba no building gucoordinate, uzagende wicaze mama bishop na baba bishop, ogete byagenze we, uzicaze revera kado muri kwe, bimeze bite? Harimo umuruho. Uzareba pastor impamvu bamenshi basaza kare. I'm telling you, uzi kwikorera abantu bangana gutya bisaba spiritual capacity, spiritual muscles. Ikibazo n'uburyo mutabitekereza nicyo ariko reka mbakantu muze abantu abakristo muri bitangaza, urebe capacity y'abakozi b'Imana, muvuge cyane ngo amen. Muri gufashwa, muri ko murafashwa binyuma. Dore ikintu gitangaje, ujye urebe iyo umukozi w'Imana ari kwakira abantu muri office. Papa haruza kabate, pastor waransengeye ibitangaza birakoreka. Ubwo pastor bimusaba kugira ngo amaranga mutima ahita ajyana n'uwo muntu, sibyo? Hatireka mbwira hati yo turagushimye Mana, no kuri Imana turanezerewe. Akivamo hakuze pastor ubuzima ako kanya immediately pastor, oh my God, ihangane, yo gikazi ihangane. Ibaze kwakira abantu 20 bafite amaranga mutima atandukanye ku munsi umwe. Wowe uri gisimba, uri umuntu. Reka mbabwize ukuri, ndabivuze mu cyubahiro, nimba hari abantu bakeneye vacances, nimba navuga nka vacances cyangwa se therapy, n'abashumba barimo. Ikibazo muraza mukabaririra, ariko bo badafite uwo bajya kuririra. Nkaho kubasengera, niyo mpamvu mutegetswe kubasengera kugira Imana ikomeze bambika imbaraga. Reka nkubaze uburyo murebe ukuntu twikunda, ni kanga usengera ababyeyi bawe, ni kanga usengera abashumba bawe. Tekereza. Church is quiet. Ubu message iri gutambuka ndayumvisha. Iki gihane muri aho, kanga usengera bishop, kanga usengera revera, kangahe. Kandi noneho mama hari ikintu kijye kintangaza, ibeshye rero ntumuha umwanya umubwiye ngo ndahuze. Ayi wawe abashumba b'iki gihe ngiye nago mbyumva. Reka mbabaze kwakira reka ujye wivugira, ntuzi umuruhuri hano. Nigeze kubwira abakristo banywe ati ngiye iyo nza kumenya ko bijyanye, hari ukuntu Imana ikwereka ikagati ni neza, ntago iguhishurira ni iyo winjiye waca he. Ibeshye rero ntumubonera umwanya, ati ntibagikunda intama zabo, byagenze gutya. Do you think ari wowe ntama yonyine iba muri church? Kuba kubwiye gusa iki cyumwe simboneka, reka tugire ikindi kubera hari ama schedule y'abantu ngenda babaye, hari ababaye kukurusha, hari ababaye kukurusha.
ariko topic nk'izi muzi dutegurira papa nukuri biba bikwiriye ko abakristo mubwizwa ukuri urashaka ko bagusura sibyo urashaka ko bagusengera abana bawe wowe uzaho umushumba wawe atuye ninde wari bwatekereza hano hari abantu baje nta cyerekezo cy'ubuzima nta shuri bitewe n'amavuta y'umubyeyi Imana yabashyize hejuru uyu munsi mwabaye abagabo imyaka 10 baye uri munsi y'amavuta ye nturazana n'akagift umubwiye ati papa ndagushimiye warakoze yaragusengeye reba ibintu iterambere ryose ugezeho imyaka 10 imyaka 5 ariko nta kintu na kimwe utekereza ntabyo yantumye ndabiza abakristo erega mbatinzemo ntago ari ibyo tuvuge ngo amen urareklama ko sociale ni nkunda famille niransura wewe wasuye bangaye nta rukundo bagira buri wese amenya ibye wewe wakunze nde wasuye nde nuruhe ruhare rwawe basi reba ikidahari basi wowe kizane kuki uhinduka kuki umuntu ubona negativist nta kindi ureba nikitagenda neza ibitagenda neza nawe nk'umwana mu rugo fati ya mbere reka mbabaze ikintu gitangaje iyo ugeze mu rugo ugasanga umwana yamenye ibyombo cyangwa se hano haranduye uratongana uravuga ngo ninde wabikoze ninde wabikoze cyangwa ufata umwe ukatunganya kubikora mu muryango wawe udashobora kubikorera mu nzu y'Imana ubu hano hari abantu papa bari kuvuga ati Jackson yarasanzwe twigisha neza sinzi ibyo yagiyemo niba ugiye kumva ko yajyaga twigisha moto iminsi yose si imwe ararangiza ryari ndaje nsoze ariko banza wumva ibi wari utangiye kuba arasoza ryari kubera biri hari cyanditswe kiri mu byakozwe n'ibice bibiri ngo Petero bamaze kuzura umwuka wera Petero haguruka arabwiriza ngo abo bagabo ngo ibyo yavuga ngo bibacumita niki kiri kuba ubaye muri foso y'imyaka 5 imyaka ingahe nta ruhare na rumwe niyo ntebe wicayeho na participation banze ko abantu ntibansura ntibagira gute ubundi uri umwana mu rugo uri umushyitsi uri iki mu rugo ngiye kuvuga ikintu gikomeye hano tuvuge cyane ngo haleluya ngiye kuvuga ikintu gikomeye naje gusanga mama abashyitsi mu rugo barazimanirwa abakozi bo mu rugo bahabwa salari barahembwa ariko abana mu rugo bahabwa umurage nimba uri umushyitsi hano baraza kukuzimanira nkasubiremo ariko reka nkasubiremo papa umva umushyitsi mu rugo baramuzimanira icyo kirumvikana bashaka agasituro bagashaka ka omelette karaho bikarangira agasubira akagenda ariko umwana mu rugo n'umukozi mu rugo arahembwa siko bimeze nta kindi mu mupfana ni cash no gukora akazi ariko umwana numuragwa reka nkubaze uri kuragwa iki nk'umwana w'uru rugo mu gihe utari yumva ko uri umwana mu rugo ukora inshingano z'umwana ngiye kubaho ikindi cyanditswe cyanyishe tuvuge cyane ngo amen iminota yanjye ndacyayifi ariko iracyahari iracyahari ndeba mugenzi wawe ati ntuhagurukaho mubwira ariko munyeganyiza ntuhaguruke